Uburyo na MIE Empire. Aya macano amaze kuba ibyamamare kuri iyi si, especially mu gihugu cy'u Rwanda. Amacano akurikirwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Murakaza neza basomye n'abakunzi b'imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi turi mu kiganiro cyihariye kigiye kujya mu isesengura yimbitse ishingiye ku itandukaniro riri hagati ya Yago TV Show na MIE Empire ndetse n'aya mashene ahuriye. Aya mashene nabirakunzwe ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese wari wibaza impamvu abantu benshi batajya bagira na rimwe bacikwa na video ya MIE Empire, cyangwa se igituma abantu bavuga ko yagafite uburyo butuma umuntu yisanga mu biganiro bye. Ibi byose nibyo turi buze kurebera hamwe mu buryo burambuye. Ikaze. Njye muri kumwe nitwa Master Yubu, iyi channel ni Master Yubu. Utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo buri video nk'ingi dusohoye igihe tukugeraho ku gihe. Nawe wamaze kwiregistaringa kuri channel yacu, tukaba dufite umwirondoro wawe, menye kuri umuntu w'agaciro mu maso yanjye. Fata akanya kawe wicare neza kuko ikiganiro umuriro ugiye kwaka hagati ya MIE Empire na Yago TV Show. Ikiganiro kiratangiye. Reka dutangire tureba imibare. Yago TV Show ifite abasubscribers bangana n'ibihumbi 766. Iyi shene imaze imyaka irenga 9 kuri YouTube. Iyi shene yagaragajwe kuri YouTube bwa mbere mu mwaka wa 2016, bikagaragaza ko ari imwe muri channel zashyize imbaraga, kandi bikaba binagaragaza ko ari channel zimaze gushinga imizi kuri YouTube mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe gito cyane MIE Empire mu myaka itari myinshi imaze kugera ku basubscribers bangana n'ibihumbi 799. Mu gihe iyi channel yaje mu mwaka wa 2018, mu myaka 7 gusa MIE Empire yarenze amacano menshi y'abantu bamaze igihe bakora. Ibi bikaba bigaragaza ko MIE Empire byanze bikunze ari ibanga ikoresha. Ibi byose ntahari kugira ngo mbigusesengurire, mbigusobanurire, nanabiguhishurire ubashe kumenya igituma MIE Empire ikomeza kwikubira imitima ya benshi. Unamenye impamvu Yago TV Show ikomeje kwikubira imitima ya benshi. Gusa Yago TV Show ifite itandukaniye na MIE Empire. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe. Icare neza twicaye mu kiganiro nyirizina. Imibare yerekana ko Yago afite ubunararibonye n'ubushobozi bwo gukora ibiganiro byinshi kandi bifite ireme. Gusa MIE Empire yagaragaje explosive growth kubera ko yibanda ku nkuru zifite amatsiko, zishobora kugera kuri benshi mu gihe gito. Ni nko kugereranya umuntu wubatse urukuta rukomeye n'undi wubatse inzu ishimisha ijisho. Yago TV Show izwiho ubuhanga mu biganiro byimbitse. Yago ubwe agaragara aganira n'abatumirwa mu buryo butuje, bwimbitse, kandi butuma n'ureba yumva ari mu kiganiro nyirizina. Uburyo yagabazamo ibibazo ukagaragaza amarangamutima n'ubushishozi bwe bituma umuntu yumva afite aho ahuriye n'ubutumwa buri gutangwa ku ishene ya Yago TV Show. MIE Empire yo igishyira imbere inkuru zivugwa cyane, ibyavuzwe ndetse n'utuntu duto duto. Nubwo Yago agaragaza inkuru z'umutima n'ibiganiro biganisha ku busabane, MIE Empire yo itanga inkuru mu buryo bwa bite size bazo. MIE Empire yemeza ko umuntu atagomba gukora Skype. Muri make Yago ni nka filimi ndende itanga isomo, mu gihe MIE Empire yo it looks like a TikTok y'amasaha 2. MIE Empire igira uturyoshya twinshi. Gusa Yago TV Show
itanga inyigisho z'igihe kirekire, inyigisho z'igihe kirambye. Ibi byose bikaba ari bimwe mu maturufu akoreshwa n'izi cano kugira ngo akomeze kwikubira imitima y'ababakurikirana. Yago TV Show yibanda ku mashusho arambuye kandi agaragara neza, uko amashusho afatwa, uburyo yeditingwa n'uko ibara ryifashishwa ku mashusho, byose bigaragaza ko Yago ahora aharanira quality mu bintu bye. Nibyo koko Yago aharanira umwimerere w'amashusho mu bintu bye. Uzakurikirana ishene ye ni Yago TV Show, uzabyibonera n'amaso yawe. Videwo ye ibisa neza, videwo ye ibiteye neza, videwo ye iba yeditinzitse. MIE Empire yo ikoresha amagambo yanditse hejuru y'amashusho, amagambo y'amatsiko n'uduce duto dushobora gusetsa abantu ndetse no kubatungura. Ibi byose bikorwa kugira ngo umuntu atigera akanda skype, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe usimbuka iyo shene. Muri make yagatanga amashusho yo gutekerezaho no kumva, mu gihe MIE Empire itanga amashusho yo gusetsa no gutangara. Abakunzi ba buri ruhande baba bafite icyo bashaka. Ibi bintu bibiri biratandukanye, gusa birakenewe kandi byose bikenewe icyarimwe. Abakunzi nuko aya mashene ashaka abo bakunzi. Yago afite uburyo bw'umwimerere bwo kuganiriza abareba ibiganiro bye. Iyo urebye ibiganiro bye uhita wumva umushyikirano hagati ye n'abareba. Hari amagambo akangurira abantu kuba big energy family, ari nk'itsinda ry'abantu bahuriye ku cyerekezo kimwe. Iri ni iturufu ryiza cyane Yago TV Show ikunze gukoresha kugira ngo ikomeze kubaka community yayo. MIE Empire yo ikoresha amazina n'amafoto ateye amatsiko. Urugero yabivuze byose, ntibyabura kumushengura, bireba uko byagenze. Ibi byose ni iturufu rikoreshwa na MIE Empire kugira ngo ikomeze gukurura umuntu wese ugerageje gukanda kuri videwo ye yabo. Mu buryo bw'isesengura, uburyo Yago yubaka umubano n'abakunzi b'imbonankubone bushyira imbere community, mu gihe MIE Empire yo yerekana uburyo bw'ingufu n'imbaraga za viral attraction. Kuko niba umuntu aje agasoma ati ntibyabura kumushengura, ati yabivuze byose, iyo ni iturufu nziza MIE Empire ikoresha ku buryo utakigera na rimwe utekereza gusikororinga mu gihe utekereje kuri ayo magambo yanditswe kuri videwo ya MIE Empire. Hari igihe abantu benshi bajya bibaza bati ese Yago TV Show cyangwa MIE Empire hari ayandi mashene zigira yo ku zindi platform? Ibi byose yumvira ibi ngibi. Yago TV Show ntabwo icungira gusa kuri YouTube, ahubwo Yago TV Show inakorera kuri Spotify, Audiomack, Apple Music ndetse na Instagram. Ibi byose bikora nk'ishami rifasha ubutumwa bwa Yago kugira ngo bugere ku bantu benshi. MIE Empire yo yihitiyemo kwishyira hamwe, ihitamo YouTube ishingiro ryayo. Uburyo ikoresha amagambo yanditse ku mashusho bifasha cyane kugira ngo n'udafunguye amajwi abashe kumva ibirimo, kuko akoresha tekinike ya viral attraction. Mu buryo bw'isesengura, uko ibintu byifashe, Yago arasa n'uwubatse ingoro ifite amarembo menshi, mu gihe MIE Empire yo isa n'uwubatse itangaje ihurizwamo byose mu muryango umwe. Kuko MIE Empire yifashisha YouTube nka platform yayo by'umwihariko, mu gihe Yago TV Show ikorera no ku zindi platform nk'uko twabibonye. Mu gusoza,
turashimira buri wese wakurikiye iki kiganiro, kandi turashimangira ko Yago TV Show na MIE Empire bombi bafite uruhare rukomeye mu guteza imbere ikoranabuhanga, mu guteza imbere itangazamakuru, mu guteza imbere imyidagaduro, mu guteza imbere ubukangurambaga n'imyidagaduro mu gihugu, especially ku rubyiruko. Yago ni umunyabwenge ushyira imbere ubuzima bwo mu mutwe no mu mibanire, mu gihe MIE Empire yo ari inkingi y'urwenya, udushya n'inkuru zituma abantu bishima. Kandi nk'uko bisanzwe bakunzi banjye, musiga ibitekerezo byanyu hasi aha, mutubwire ni iyihe shene ubona yaguteye ibitekerezo byinshi, ni iyihe shene yagusekeje. Urabukoze. Ibyo byose turabyishimira. Njyewe nitwa Master Yago. Utakanze subscribe, kandi subscribe kugira ngo ubutaha video nk'iyi ngiyi nawe uzayibone mu ba mbere. Bye bye, ndabakunda.